Eh, Mwiriwe neza. Mwiriwe. Mwiriweho. Yego mwiriwe. Nishimiye kuza hano uyu munsi, ndagira ngo nshimire Tantine Claudine na Tantine Eugenie. Muri kunyumva? Ndagira ngo nshimire Tantine Claudine na Tantine na Mama Eugenie badufashije mu gusenga no kuririmba. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo Yesu umuvugizi wacu mu rubanza. Ejo papa yabikomojeho mu nyunganizi yatanze, ari kuvuga uburyo ngo habaye nka deliberation ku ishuri cyangwa mu kazi. Iyo uzi ko ufite umuntu uri muri pano, nubwo uba udahari ariko ubu uhari ukuvuganira, nta kintu cyiza nkabyo, nta n'ikintu kiguha amahoro nkabyo. Utuza wumva ko hari umuntu ukubereye aho utari. Rero uyu munsi icyigisho cyacu noneho kigiye gutanga emphasis ku byo twasoreje ejo, tuvuga uburyo Yesu ari umuvugizi wacu. Ngira ngo nsabe mama adusomere mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 9 kugeza umurongo wa 14. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14 aravuga ngo, aherako aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka, bitabasha iteka kugira ubwo bukuraho ibyaha. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana. 13 ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye, kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Amen. Mama arakoze cyane. Baratubaza ikibazo ngo ni irihe tandukaniro uyu murongo ugaragaza riri hagati y'umurimo w'umutambyi mu buturo bwera bwo ku isi n'umurimo wa Yesu mu buturo bwera bwo mu ijuru. Yes, turaza kugaruka kuri iki kibazo. Reka dukomeze dusome icyigisho. Kristo yadupfiriye ku musaraba rimwe rizima nk'igitambo gitunganye cy'ibyaha byacu. Hari amagambo mperuka gusoma muri Pen of Inspiration, bakotinga akenshi bakunda gusubiramo amagambo Ellen G. White yanditse. Hari igitabo yanditsemo avuga ko aravuga ngo as soon as icyaha cyabaye, igihe icyaha cyabereye, twese tubona n'umucunguzi. Bisobanuye ko noneho baduha reflection. Ahangaha ndi kubivugira ahangaha kuko batubwiye ngo Kristo yadupfiriye ku musaraba rimwe rizima nk'igitambo gitunganye. Biratangaje cyane ko icyaha kiba byari biturutse ku giti. Hari igiti cyabuzanyijwe, nyine icyo giti nicyo cyari cyarabuzanyijwe ko Eva atagomba kugira icyo gikora. Apana Eva gusa, Adamu na Eva bagomba kukirebera kure, ntabwo bagomba kugikoraho, kurya imbuto zacyo. Ariko bikongera bikagaruka ko nanone Yesu yabambwe ku giti. Rero mu cyigisho bakomeza kutubwira ko umurimo w'ubutambyi Yesu adukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru uratweza. Ubu kuko yamaze kwinjira ahera cyane, ahagaze nk'umuvugizi wacu mu rubanza. Niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri, atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza binyuze mu gitambo cye, ndetse no mu murimo w'ubuhuza. Umuti w'icyaha warabonetse. Ubu agiye kugaruka aje kujyana abakunze kuzaboneka kwe bose.
ibyo tubona muri Timoteyo wa kabiri, mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 8. Barongera bakatubwira ngo dusome Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Igice cya 6 umurongo wa 19 n'uwa 20. umurongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, Amen. aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Batubaza ikibazo nyuma yo gusoma iri somo ngo kuki Yesu aturarikira kumukurikira. Biragoye gukurikira umuntu utazi ahantu agiye, biragoye cyane, cyangwa utazi se n'iki nza kuronka mu kumukurikira. Ibyo ngibyo kugira ngo ukurikire umuntu utazi ahantu agiye biba akenshi ku bana bakurikira ababyeyi babo, kuko aba yumva ko nyine umubyeyi we atamujyana mu bintu bibi. Ariko uko tugenda dukura tumenya ubwenge, utangira kuba se umuntu ndamukurikira, mukurikira iki, nzamukura aho tugiye haramarira iki, kugira ngo ufate decision nziza. Rero kuki Yesu aturarikira kumukurikira, kuki Yesu aturarikira kumukurikira, kandi ni iki tubona iyo tumukurikiye? Icyo banditse hano muri aya migisho, muri iki cyigisho, ni uko amasengesho umukiza wacu asabira abantu. Ubwo ni ikibazo tugomba kuba turi kwibazaho mu gihe nkomeje icyigisho, turaza kugaruka kuri ibi bibazo. Amasengesho umukiza wacu asabira abantu mu buturo bwo mu ijuru ni ingenzi cyane ku nama y'agakiza, nk'uko urupfu rwe rwo ku musaraba rwari ruri. Ubwo yari hafi yo gupfa nibwo Yesu yatangiye uwo murimo, kandi ubwo yari amaze kuzuka yarazamutse ajya mu ijuru kuharangiriza uwo murimo. Kubwo kwizera tugomba kwinjira hirya y'umwenda ukinze, aho yinjiriye atubanjirije. Aho niho harabagiranira umucyo uturuka ku musaraba w'i Karuvari. Aho kandi niho dushobora gusobanukirwa amabanga yo gucungurwa. Agakiza k'umuntu kagezweho bisabye ijuru ikiguzi kitagerwa. Hari igitekerezo hari thought nagize ndi kuvuga, ndi kumwe na bagenzi banjye, ndi kuvuga ati, ndi kubabwira ngo iyo turebye icyaha, iyo turebye umusaraba tubona urukundo Imana idukunda, sibyo? Ariko tukongera tukabona n'urwango Imana yanga icyaha. Bisobanuye ko nyine hari amabanga tudashobora, nk'ababyeyi wenda bari hano bashaka kuzabaza Imana ati ni iki cyaguteye gutanga umwana wawe? Ese iyo bravery ko se mama buriya wantangara hari ibintu wenda biba bitumvikana. Nawe ntegereje kuzaba umubyeyi ngo menye ibyo ari byo, ariko abantu bose bahita bavuga ati nanjye wanjye sinamutanga. Gusa hari amabanga menshi tutazi, tuzamenya cyangwa tuzasobanukirwa yabaye kugira ngo ducungurwe. Agakiza k'umuntu rero kagezweho bisabye ijuru ikiguzi kitagerwa, kandi igitambo cyatanzwe cyari gihwanye n'ibyasabwaga n'amategeko y'Imana yishwe. Yesu yafunguye inzira ijya ku ntebe y'ubwami ya Data, kandi kubw'umurimo we w'ubuhuza, icyifuzo kivuye ku mutima cy'abantu bose bamusanga bafite kwizera kibasha kugezwa imbere y'Imana. Ibyo tubibona mu ntambara ikomeye. Inama y'agakiza ni umugambi wuzuye wo gukemura ikibazo cy'intambara ikomeye no gukiza uyu mubumbe ububata bwa Satani. Imibereho ya Yesu yagaragaje urukundo Imana ikunda isi iri mu kaga. Urupfu rwe rwagaragaje ububi bw'icyaha, kandi rwatanze agakiza ku bantu bose. Umurimo we wo kudusabira mu buturo bwera bwo mu ijuru utanga inyungu z'impongano kuri buri wese urambura ibiganza mu kwizera ngo azakire. Mu by'ukuri muri iki cyigisho twize ikiruta ibindi byose,
kumenya Yesu nk'umuvugizi wacu mu rubanza ni uko biragoye kuvuganira umuntu udakunda. Tubona urukundo Yesu adukunda ku buryo niyo dukosheje cyangwa niyo turi mu kaga agerageza uburyo atuvuganira kugira ngo atugereze ibyifuzo byacu ku Mana, akavuga ati nubwo uyu mwana yitwara nabi, nubwo aha ngaha byagenze gutya, kumwihanganira umubabarire, mbese gerageza umwumve nyine, kuko Yesu adukunda cyane bituma nawe akomeza kutuvuganira. Muri make muri iki cyigisho ngewe ikintu nabonyemo kirenzeho wenda cyavugiwemo mu buryo bujimije ni uko tubonamo urukundo Yesu adukunda mu kudupfira, mu kwemera kuza akaba mu isi, akaza mu isi abona ko turi Mekoko yes mwihangane, abona ko turi mu isi. Muri make yabonaga, mubare nkoresha ijambo ry'icyongereza rivuga ngo yabonaga ko turi a failed business. Yarabizi ko tukomeza gukora ibyaha, na nyuma yaho namara no gupfa mbere yo gupfa tutazanamwakira. Yarabizi ko yari agiye mu mushinga wenda abandi bantu wenda bareba bakavuga ati ugiye mu mushinga utazunguka, ariko we kuko yari azi urukundo akunda abantu, yaremeye aca bugufi anyura mu byo yanyuzemo byose kuko adukunda. Akavuga ati ndakora pati yanjye nk'umucunguzi, ahasigaye bisigare mu biganza byabo, uzihana akanyemera akanyizera azahabwa ubugingo buhoraho, akagenda no mu nzira nigishije azahabwa ubugingo buhoraho. Hanyuma n'undi uzahitamo ibindi bitari ibyo navuze, nawe azabona igihano kimukwiriye. Bisobanuye ko Yesu yakoze ibishoboka byose. Hari indirimbo sinzi niba mu Kinyarwanda tuyigira ivuga ngo I gave my life to thee. Turengera ariko ndumva cyari I gave my life for thee, my precious blood I've shed. Sinzi niba tuyigira, ariko munyemerere uyu munsi ndumwigisha udasanzwe mbaririmbire ino ndirimbo. Harimo amagambo meza avuga ngo igice cya mbere kivuga ngo I gave my life for thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransom be and quicken from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? Mu gice cya gatatu nibwo atubwira ngo I suffered much for thee, more than my tongue can tell, of bitterest agony to rescue thee from hell. I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? I've borne it all for thee. What hast thou borne for me? Bisobanuye ko mu magambo make no umwanditsi icyo yanditse yari kwandika yo kuvuga ati natanze ubuzima bwanjye, nta kintu, amaraso yanjye narayamennye ku bwawe. Noneho mu gice cya gatatu nibwo yanditse avuga ngo nababaye cyane ku bwawe, birenze iby'amagambo ururimi rushobora gusobanura, kugira ngo ngukize kuzajya ikuzimu. None wowe mu gice cya mbere cyo yavuze ngo niba naraguhaye nkamuha ubuzima bwanjye nkakuvenera amaraso, ese wowe wampaye iki? Rero nicyo nk'uko ariko Yesu dukunda yatwitangiye
ari umuvugizi wacu, adukorera ibintu byinshi byiza, uretse ko iyo ari indi migisha twongerera, ariko kuba yaduhaye ubugingo bwe nicyo kirenze nze kurusha ibindi byose. Rero njyewe ndagira ngo nsoreze hano icyigisho. Twasubiramo ibibazo bari batubajije kare, ngese ikibazo cya mbere ni ngo ese kuki Yesu aturarikira kumukurikira kandi n'iki tubona iyo tumukurikiye. Ikindi ni irihe tandukaniro tubona riri hagati y'umurimo w'umutambyi mu buturo bwera bwo ku isi n'umurimo wa Yesu mu buturo bwera bwo mu ijuru. Hanyuma ikibazo cya nyuma ni mu buhe buryo urupfu rwa Kristo rwo ku musaraba rufitanye isano n'umurimo wo kutuvuganira adukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi ni kuki urubanza ari ingenzi cyane ku nama y'agakiza. Murakoze cyane, Imana iduhane umugisha. arakoze Sonia. Ubwo ni uku nguko akirangije icyigisho ahise akupa. Ubwo mwabyumvise mwese, mwakurikiye ingingo y'umunsi ivuga ngo Yesu umuvugizi wacu mu rubanza. Yesu ni umuvugizi wacu mu rubanza. Hanyuma uyu ni umwanya wacu wo gutanga inyunganizi n'ibibazo. Ndibwira ko mwakurikiye, ngaho rero umwanya ni uwanyu, mufungure mikoro. Murakoze cyane. Kwibanda kuri biriya bibazo byagiye bibazwa mu cyigisho. Kuki Yesu aturarikira kumukurikira kandi n'iki tubona iyo tumukurikiye? Kuki Yesu aturarikira kumukurikira kandi n'iki tubona iyo tumukurikiye? Ibindi bibazo ngo ni mu buhe buryo urupfu rwa Kristo rwo ku musaraba rufitanye isano n'umurimo wo kutuvuganira adukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi ni kuki urubanza ari ingenzi cyane ku nama y'agakiza? Mbese turi kumwe yemwe? Niba hari umuntu turi kumwe nasubize. Yego Noella? Yego turi kumwe. Ngaho komerezaho. Ninjiye nkererewe, mu mbabarire, ntabwo nakurikiye icyigisho, ariko ndagira ngo yenda mvugeho gatoya. Na muzehe ndabona hari aze gukomeza yunganire. Aha iki kibazo cya mbere kivuga ngo ni irihe tandukaniro uyu murongo ugaragaza riri hagati y'umurimo w'umutambyi mu buturo bwera bwo ku isi n'umurimo wa Yesu mu buturo bwera bwo mu ijuru. Sinasomye uyu murongo, ariko dukurikije ibyo twize by'icyo umutambyi wo mu isi yakoraga n'icyo Yesu ari gukora ubu ngubu, tuzi ko ibi byose byari igishushanyo cy'ibyo mu ijuru uko mbega bimeze. Tuzi ko ubuturo bwera Mose yubatse cyari igishushanyo kirenguriza ubuturo bwera bwo mu ijuru, n'umurimo rero wahakorerwaga nawo ni kimwe, ariko bitandukanye yuko byo byashushanyaga ko Yesu azaza akaba ari we mutambyi mukuru, ariko kazi ubu ari kudukorera mu ijuru, ari kudusabira, ayerekana niba umuntu akoze icyaha akicuza, arabwira Imana Data ati uyu nawe naramupfiriye yicujije, mubabarire. Tukababarirwa nk'uko tumaze iminsi tubibona ko icyo Yesu adukorera muri kino gihe bigaragara rero ko icyo Yesu akora mu ijuru ubu nicyo nyacyo. Kiriya gihe cyari cyerekanaga ikizaba mu gihe Yesu azaba amaze kuza hano mu isi akadupfira agasubira mu ijuru, noneho urubanza rugatangira. Yenda n'icyo naba mvuzeho, ngira ngo yenda n'abandi bunganire. Murakoze. Urakoze cyane Noella, urakoze ku nyunganizi yawe nziza. Ngaho niba hari undi nawe nagira icyo atubwira kuri biriya bibazo dufite. Mbese Herman uratwumva cyangwa urahuze? Diferanse kuri kiriya kibazo babajije
by'umutambyi yakoreraga mu buturo bwo ku isi n'ibyo Yesu yakoze ibintu bibiri bitandukanye. Ibyo ku isi byatumaga ko umutambyi ahora ajyayo buri mwaka buri mwaka buri mwaka, ariko Yesu aje byabaye iby'iteka ryose, byakongera gutuma byabaye mbese yaducunguye iby'iteka ryose, yadukuyeho icyo cyaha by'iteka ryose. Ahubwo ikibazo mwari ngiye kwibaza, ubu ngubu arimo aratuvuganira, dutegereje urubanza kugira ngo icyaha kivanweho burundu, hagomba kuzabaho urubanza. Ni ukuvuga ko twacunguwe, akaba arimo kutuvuganira mu rubanza, ari nawe waducunguye, aba yaje gucungura, akaba adashaka ko hari n'umwe warimbuka, akaba ari nawe uzajya kutuvuganira mu rubanza. Urukundo yari adufitiye, ajya gucungura abantu bose, ko amaraso yari ay'abantu bose, buriya no mu rubanza nta kuntu, no mu rubanza byaza ari iby'abantu bose. Nkurikije ko cyose yigishije avuga ngo yatanze ubugingo bwe, we watanze iki? Yesu dukeneye kumwakira nk'umwami n'umucunguzi, ariko ajya kutupfira yifuzaga ko buri wese azabona ubugingo. No mu rubanza buriya nta kuntu, nk'uko no mu rubanza hazaba gahunda yo kuderibirasiyo, sinzi ukuntu nabyita, yo kudohora se? Oya, ntibanza nta kudohora kuko rwararangiye. Kudohora biriho ubu ngubu, ko Yesu yaradupfiriye, ushaka kudohorerwa aramwakira, yakira kiriya gikorwa Yesu yakoze, ubundi akagendana nawe akamukurikira. Aha ngaha batubajije ku kibazo cya mbere ngo kuki Yesu turarikira kumukurikira, kandi n'iki tubona iyo tumukurikiye? Ntabwo kumukurikira tumukurikira n'amaguru, tugenda n'amaguru ushoreye, oya, ni ukumukurikira mu buryo bwo kwizera, ndetse tukamukurikira no mu buturo bwera bwo mu ijuru, aho ari kudukorera uyu munsi wa none. Igitabo cye Byahishuwe kiravuga ngo abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Abantu b'Imana bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Kumukurikira ni ukumukurikira mu buryo bwo kwizera. Yego turi hano ku isi, ariko ibitekerezo byacu biri mu ijuru, aho Yesu ari kudukorera nk'umutambyi mukuru kuva mu mwaka w'844. Kumukurikira rero bitugeza ku bugingo, kuko hariya niho tubonera agakiza, niho tubonera imbabazi, kuko tuba tuzi ko iyo twizeye ko uwo muntu aduhagarariye, nk'uko wabwira umuntu ngo ajye kuguhagararira mu rukiko umwavoka, ariko mu by'ukuri ukamwihakana, cyangwa se ukamubwira uti ntumpagarariye, ntumpagarariye, cyangwa se ntugaragaze ko ari umwavoka wawe watanze, watoye ngo akuvugire mu rukiko. Ese icyo urwo rubanza warutsinda byagenda biti? Ukagera imbere y'urukiko ukavuga uti ntabwo muzi, cyangwa se uti ntumpagarariye, urumva ko n'ikibazo. Yesu rero uramutora ukamwimika, kandi akagenda akaguhagararira mu buturo bwera bwo mu ijuru, mu buryo bwo kwizera, tukamukurikira aho ajya hose. Umwana w'intama, ngo ni mu buhe buryo urupfu rwa Kristo rwo ku musaraba rufitanye isano n'umurimo wo kutuvuganira adukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru? Ni nk'ibyo maze gukorera ko muzaho ako kanya. Yesu urupfu rwe ni urupfu rw'igitambo, kandi nanone bifitanye isano n'umurimo umutambyi yakoraga mu buturo bwera. Mu buturo bwera agiye guhongerera ibyaha by'abari mu isi. Yesu rero amaraso ye niyo yinjiranye, si amaraso y'intama, si amaraso y'ikimasa, oya, ni amaraso ye. Ariya niyo yerekana iyo izina ryawe rigezweho, cyangwa izina ryanjye rigezweho imbere ya Data wa twese. Aravuga ati Mana, Eric ndamuzi, naramupfiriye, uriya naramupfiriye kandi aranyemera, azirikana icyo namukoreye, ubw'ibyo mubabarire. Ngo kuko tubabarirwa umunsi ku munsi, umunsi ku wundi. Ikindi kandi ngo ni kuki urubanza ari ingenzi cyane ku nama y'agakiza? Urubanza akenshi turufata nk'ikintu kibi. Iyo bavuze urubanza abantu bumva ko ari nk'ibyago, ariko muri Bibiliya urubanza ni inkuru nziza. Inkuru nziza kubera iki? Kubera yuko dufite umuntu utuvuganira nyine, ko arimo kudutsindishiriza. Kubw'ibyo rero iyo ni inkuru nziza, biri mu gakiza kacu, ni gahunda y'agakiza iba igikomeza. Nanone harimo n'urubanza no kudutsindishiriza no kutuvuganira. Urubanza rero si ibyago, urubanza ni inkuru nziza. Kandi mu butabera bw'Imana habamo n'imbabazi, habamo n'icyumba cy'imbabazi. Imana igira ubutabera, ariko abateganijwe n'icyumba cy'imbabazi. Ni nayo mpamvu iyo twumvise mu nkuru za kera nk'abantu b'i Sodomu n'i Gomora,
aho yababwiye ngo Aburahamu yabavuganiye ngo nuhasanga 50 abakiranutsi 50 uzaharimbura, kandi Imana yari yavuze ko igiye kuharimbura, ariko iravuga ngo ku bwabo 50 sinzaharimbura, nimpasanga 45 ku bwabo 45 Sodomu ni Gomora ntiyazarimbuka. Kubera iki? Ubundi haciriweho iteka ko agomba kurimbuka, ariko noneho ese Imana irivuguruje ko yari yavuze ko Sodomu ni Gomora igiye kuharimbura, yabitangarije Aburahamu, none irabihinduye. Ibihinduye kubera iki? Ese Imana irivuguruza? Oya, mu butabera bwayo harimo imbabazi. Uko niko byagenze Ninive. Ibwira Yona ngo genda ubabwire ngo nyuma y'iminsi 40 Niniwe hazarimbuka. Yona aragiye arabwirije, arazengurutse umujyi abwiriza ati harashira iminsi 40 murimbuke mushire mwese. Barihanye biyirije ubusa, Imana irabababarira. Ese Imana yarisubiye? Imana yarivuguruje? Oya, mu butabera bwa Imana igira ubutabera. Umunyabyaha agomba kurimbuka, agomba gupfa, ibihombo by'ibyaha ni urupfu, ariko kandi hariho n'imbabazi. Niyo mpamvu nabo hababariwe, haba hateganijwe icyumba cy'imbabazi. Murakoze cyane, reka no gukomeza kwiharira ijambo. Habaye ari undi wagira icyo atubwira yavuga mbere yuko dusoza. Mwiriwe. Mwiriwe neza Niri. Nagize akabazo gato murambabarira, arereshize imbere ye nabi. Hari ahantu so yatubwiye ati icyaha cyakozwe bwa mbere biturutse ku giti. Adamu na Eva bari barabujijwe kurya, kandi no gucugurwa kwacu nabyo byaciye ku giti. Iyo turebye umusaraba tubona urwango Imana yanga icyaha, kandi twanawureba tukabona urukundo Imana ikunda umuntu. Ese urwo rwango Imana yanga icyaha tubibona gute ku musaraba? Bigaragarira he? Bakoze. Simeo, waba umukurikiye Niri kuri iki kibazo cye, cyangwa se undi wese wagikurikiye? Muri Yesu si uko ariho Yesu yapfiriye? Icyo nacyo ni igisubizo. Sonia ngaho tubwire niba. Njyewe mbivuga, nashaka kwerekana ko Imana yanga icyaha cyane ku rwego itanga treasure yayo ikomeye kugira ngo ikureho ingaruka zayo. Ni ukuvuga nibyo yanga icyaha ku buryo ishobora kugenda ishobora kujya kuri extreme end, kumpera ku rwego rwo hejuru. Yes, ishobora kujya nyine ku rwego rwo hejuru, nyine ku mpera, ku buryo yacungura umuntu ikemera igatanga ibintu byose kugira ngo Imana itange treasure ikomeye. Urabona nk'iyo umuntu ari gukora giveaway, ahera ku bintu wenda udakeneye akenshi, nubwo atari ubukristu. Iyo tujya nko gutanga imyenda, ugatanga imyenda itari myiza cyangwa iki, oya, ariko usanga akenshi uhera ku bintu udakeneye, ukagenda ubikuramo kugeza nyine aho uvuga uti uyu muntu ndamukunda cyane ku buryo ngiye gutanga aka kantu keza karusha ibindi byose, nkunda cyane kurusha ibindi byose. Rero Imana yanga icyaha ku buryo ivuga ati ndatanga amatreasure yose mfite mu ijuru, ariko ubutunzi bwose mfite mu ijuru ariko ncungura umuntu. Ku musaraba nibyo twabonera mbega urwango Imana yanga icyaha. Tekereza ya nzoka, twibuke cya gitekerezo cy'inzoka mu butayu. Mose yamanitse ku giti iriya nzoka, akayimanika ku giti
kugira ngo mbega uyirebyeho wese, mu Bisiraheli bari barumwe n'inzoka zifite ubumara, ngo uyirebyeho wese akire. Ubundi inzoka ishushanya icyaha. Ni ukuvuga ngo ku musaraba Yesu yahindutse icyaha ubwacu, kuko yikoreye ibyaha by'abantu. Iriya nzoka, ubundi inzoka mu by'ukuri yerekanaga uburyo umuntu azacungura, uburyo umuntu azakizwa. Biratangaje kubona inzoka yagereranya Yesu, kandi ubundi indi nzoka ishushanya Satani, ariko hariya mu by'ukuri ishushanyije na Yesu, mbega igikorwa Yesu azakora. Uburyo rero uburyo Imana yanga icyaha, uburyo byagaragariye ku musaraba Neri, ni ukubona umwana w'Imana agera hariya akafata akajya mu mwanya w'inzoka cyangwa se mu mwanya w'icyaha, kandi umwana wayikunda ari wo mutungo ukomeye cyane Soni yavugaga wo mu ijuru. Urumva ko ari ibintu biba bikomeye cyane, birakomeye. Ariko kugira ngo icyo cyaha gikunde kiranduke, Imana igakora ikigereranyo nk'icyo ngicyo. Byose byaba bigamije kugira ngo icyaha gikunde kiveho rwose burundu. Ndumva ari ibyo navuga, nanjye sinarenza aho muri aka kanya. Murakoze cyane. Bete jyewe icyo kibazo cyanteye gutekereza cyane, byatumye ntekereza agaciro k'umusaraba. Najyaga mbitekerezaho, najyaga mwumva ngira gute, ariko byatumye, sinzi ukuntu nabisobanura, mu minota mikeya bitumye ntekereza cyane ku gaciro k'umusaraba. Bimpaye ubusobanuro buruseho, kuko kubona Imana yemera gutanga umwana wayo akajya ku giti akambikwa ubusa kubera icyaha. Bete najyaga mbifata ni ugucungurwa, yaraducuguye, yagiye ku musaraba, yemeye kujya ku musaraba, ariko sinari bwumve uburemere bw'uwo musaraba nk'uko buri. Mbashije kubyumva nk'uko biri no kubitekerezaho byimbitse. Sonia, urakoze cyane. Urakoze cyane Neri. Umusaraba burya iyo bavuze ngo ni urupfu, iyo bavuze ngo Yesu yapfuye urupfu rubi, abantu bamwe bajya bavuga ngo ariko se ko ari abantu benshi bagiye banapfa n'urupfu rubabaje nk'urwa Yesu, cyangwa se banagiye banashinyagurirwa cyane kumurenza. Impamvu nta kindi tugomba kuzirikana, urupfu rwo ku musaraba. Ntabwo mu Bayuda bajyaga babamba ku musaraba iyo bicaga muri Isiraheli. Iyo bicaga umuntu ugomba kwicwa igihano cy'urupfu, uwagombaga kugihabwa yaterwaga amabuye, yahanishwaga amabuye. Igihano cy'umusaraba cyazanywe n'Abaroma, nibo bakizanye, kandi nabo ntibagihanishaga bene wabo b'Abaroma, ahubwo bagihanishaga abo mu bihugu bakoronije, bigaruriye, b'abanyamahanga. Umuntu rero wabaga ari ku musaraba yapfaga nabi cyane, kuko ibaze kumara igihe amanitse amasaha menshi ku zuba, kugira gute, n'inyota. Noneho kandi rwabaga ari urupfu rw'abagome, ni urupfu rwagenewe abagome. Niyo mpamvu rero bavuga ngo Yesu yapfuye urupfu rubi, kuko aricyo gihano kibi cyane Abaroma batangaga, kandi rugenewe abagome. Agakozwa n'isoni, akambikwa ubusa buri, hatariho cya gitambaro bajya bamwambika, cyangwa se rwa rubindo ku mashusho bashyiraho. Urumva rero ko byari bikojeje isoni cyane kubona umwami w'abami, abantu wakoraga ibitangaza, abantu bubahaga, bakamubona gutyo. Murakoze cyane. Reka dusoreze aha ngaha, reka dusenge dusabe buzonsaba. Okay, reka nsabe Neri ngo dusengere dusoze. Murakoze cyane. Tureke dusenge. Turagushimye uhoraho bwa Imana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze umunsi wose, no kuba tugejeje muri aka kanya mwami, ni iby'agaciro kanini. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Baturinze ari abiriwe mu mirimo, n'abiriwe mu ngo, ndetse n'abiriwe mu bindi bitandukanye. Twese twanibanye nawe, uratugirira neza, wemera ko tugeze iyi saha, kandi mwami reka gushimire n'icyigisho cyiza. Wenda twemereye ko twongera kwiga, ni igikangura intekerezo zacu.
uduhe kujya dutekereza uko bukeye n'uko bwije ubuntu twagiriwe n'urukundo ruhebuje udukunda rwatumye utanga umwana wawe akabambwa tukabamburwa. Uwiteka, Yesaya we yaravuze ati igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Uwiteka, ujye uduha kubitekereza no kubiha agaciro nk'uko bikwiye. Basabire umugisha umwe wese mu bo twabanye, kandi n'abataje nabo basabire umugisha, buri wese umugendere kandi umugirire neza, kandi ikiruta byose twese tuzabashe guhurira mu bwami bwawe, aho tuzibera ubuziraherezo. Aho bana natwe mwami tugiye gutandukana rusanzwe, ariko ndakwinginze ngo ukomeze duhurizwe imbere yawe, kandi aya magambo twigira kuri uyu murongo azadukizanye na benshi. Reka icyubahiro n'ikuzo bibe ibyawe, kandi none n'iteka ryose dusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Murakoze cyane Neri, mwakoze mwese abo twabanye mu cyigisho na Sonia watwigishije. Nahejo muri gahunda y'ejo tuzaba turi kumwe mu byigisho by'amateka y'itorero nk'uko bisanzwe.